Abaturage bagiye batandukanye bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abatuye mu karere ka Rusizi bababajwe n'impanuka yongeye kubera muri kano karere nyuma y'uko iyi mpanuka yakozwe n'imodoka y'imbangukiragutabara yari irimo umubyeyi utwite ndetse n'abandi bantu batandatu. Muri abo uwo mubyeyi utwite rero harimo n'undi mubyeyi nawe wari ujyanye umwana kwa muganga. Uraza kuza kumenya rero byinshi kuri iyi mpanuka. Ese yaba yatewe n'iki? Ese kuri ubu abagiye batandukanye baba batangaje iki? Ese polisi y'u Rwanda yo yaba yatangaje iki? Ese nta muntu waba wayiburiyemo ubuzima? Ibyo rero byose nibyo tuje kugenda tubaramburira hano kuri KN Radio. Birababaje kuko urebye nk'amafoto arimo aragenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga, urabona ko bibabaje, urabona ko biteye agahinda. Kubivuga biragoye kuko birababaje, biteye agahinda. Namwe murabibona ku ifoto, murimo murareba kuri iyi foto, murabona ko birababaje cyane. Rero ibyo byose n'ibindi byose urimo uragenda wibaza nibyo tuje kugenda tugusobanura. Natwe rero icyo tugusaba ni kimwe gusa, nuko wareba munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhite ukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige, nako uhite ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Reka twitse gatonya ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi mpanuka ikomeje kubabaza abagiye batandukanye bose hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abatuye muri kano karere ka Rusizi. Batewe agahinda n'iyi mpanuka yongeye kubera muri kano karere kabo, nyuma y'uko imbangukiragutabara yari irimo umubyeyi utwite ndetse n'undi mubyeyi wari ujyanye umwana kwa muganga ikoze impanuka ikomeye cyane. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, hamwe bari muri hose hagiye hatandukanye. Ni amarira, agahinda niyo arimo aragenda arangwa n'abatuye mu karere ka Rusizi nyuma yo kubona impanuka mbi cyane, impanuka iteye ubwoba ibereye muri kano karere ikozwe n'imbangukiragutabara. Abatuye ndetse n'abagendera muri kano karere ka Rusizi bakomeje kubabazwa n'iyi mpanuka bitewe n'ibitekerezo barimo baragenda batanga ku mbuga nkoranyambaga. Urabona ko bababajwe n'iyi mpanuka ibereye muri kano karere kabo. Iyi nkuru rero y'icamugongo, iyi nkuru iteye agahinda, yakozwe n'imodoka itwara abarwayi ikigo nderabuzima cya Nyabitimbo mu karere ka Rusizi, aho yakoze impanuka ikomeye ubwo yari ijyanye abarwayi ku bitaro bya Mibirizi. Kubw'amahirwe ntihagira uhasiga ubuzima, ariko umubyeyi wari utwite bimuviramo kubyara umwana upfuye. Abaturage rero batuye muri kano karere bose bavuze ko impamvu umubyeyi yabyaye uyu mwana upfuye ari ukubera iyo mpanuka bakoze. Iyi mpanuka rero ikomeje kugenda ibabaza abagiye batandukanye bose bo hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda ndetse no mu bitangazamakuru. Yabaye mu masaha y'igicuku mu rukera rwo kuri iki cyumweru tariki ya 27 Ukwakira 2024 ahagana saa 8 z'ijoro, ubwo iyi mbangukiragutabara yari igeze mu mudugudu wa Kabugarama mu kagari ka Kingwa wo mu murenge wa Kitambi yerekeza ku bitaro bya Mibirizi muri kano karere ka Rusizi. Nubwo icyateye impanuka kitaramenyekana, iyi modoka yarenze umuhanda igwa mu kabande nko muri metero 300 uvuye ku muhanda. Urumva ko Imana yakoze ibitangaza kuba bano bantu bari bayirimo batigeze bahasiga ubuzima, ndetse nuko uwo mwana nawe yaje kubura ubuzima. Ariko nyine reka dushimire ko nta wundi muntu waba wabuze ubuzima, kuko urumva ko iyi mbangukiragutabara yari mbi cyane, iyi impanuka yari mbi cyane. Urumva ko Imana yahabaye. Rero raporo yakozwe n'inzego z'ibanze muri uyu murenge ivuga ko uretse kuba uwari uyitwaye umuforomo wari uherekeje abarwayi ndetse n'umurwaza nta bibazo bikomeye bagize, ubu bakaba bari kwitabwaho. Gusa umugore wari utwite wari uyirimo yahise abyara umwana upfuye ako kanya. Iyo raporo igira iti harimo umubyeyi
wari ugiye kubyara, ubwo rero yari amaze kubyara yahise abyara umwana upfuye. Uyu mubyeyi yakorewe ubutabazi bw'ibanze, tugiye kumujyana kuri CHUB biherereye mu karere ka Huye. Iyi raporo ikomeza ivuga ko muri iyi modoka harimo undi mubyeyi wari umaze icyumweru abyaye, wari ugiye kuvuza umwana, bombi bakaba bagize ibibazo, bakaba bari kwitabwaho n'abaganga. Iyi nkuru ibabaje, inkuru kandi ikomeje kugenda itera agahinda bagiye batandukanye, yanagarutsweho n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba, SP Bonaventure Twizere Karekezi, yabwiye itangazamakuru ko kugeza ubu hataramenyekana icyateye iyi mpanuka. Yagize ati yari itwaye abarwayi bava ku kigo nderabuzima cya Nyabitimbo ibajyana ku bitaro bya Mibirizi, hanyuma ikora impanuka irenga umuhanda igwa hasi. Harimo abantu 6 barimo n'umuforomo umwe muri bo niwe wagize ikibazo, kandi nawe ari kwitabwaho mu bitaro bya Mibirizi biherereye muri kano karere ka Rusizi. Ibi ntabwo ari ubwa mbere bibereye muri kano karere ka Rusizi, cyangwa iyi mpanuka ikozwe n'imbangukiragutabara si ubwa mbere yari ibereye muri kano karere ka Rusizi, kuko mu mpera za 2022 nabwo mu masaha y'ijoro imbangukiragutabara yavaga ku bitaro bya Mibirizi yerekeza ku kigo nderabuzima cya Nyabitimbo, nabwo yarenze umuhanda igwa mu manga. Muri uyu muhanda wabereye impanuka, ahubwo bamwe mu bari bayirimo barimo n'umuforomo bahise bo bitaba Imana. Urumva rero muri kano gace si ubwa mbere hari habereye impanuka. Reka twihanganishe uyu mubyeyi wabuze umwana wabo. Tunabibutsa ko iyi ukomeje kumva ari KN Radio, ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Niba ari ubwa mbere rero dusuye mukunzi wacu, jya munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhita ukandaho n'akazigira kaza nako nugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Si ibyo gusa kandi mu gihe ibyo byose umaze kubyubahiriza, jya hatangirwa ibitekerezo. Duhe igitekerezo cyawe, haba ari gishima ibyo dukora, haba ari ikitugira inama y'ibyo tugomba kongeramo kugira ngo tujye tubagezaho amakuru meza kandi yizewe. Mu gihe byose rero umaze kubikora, fata iyi nkuru yisangiza abandi nabo kugira ngo ntibacikanwe n'amakuru tugenda tubagezaho hano ku muyoboro wa KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza, kandi Imana yo mu ijuru igikomeza ibane namwe umunsi ku wundi. Reka twihanganishe uriya mubyeyi wabuze umwana wiwe.